numvise avuga ngo ni batatu ariko mu by'ukuri ubundi ni bane. So aya makuru na Kasuku ntazi aho nayakuye, yewe na Badrama ntabwo azi aho nayakuye, ariko icyo nababwira nuko kuko ubwo Badrama yazaga muri Indiana bakamwangira ko yinjira, yari afite abasekirite bane bamurinze kandi b'abanyamerika b'abazungu. Aba basekirite rero ubona ko ari abantu bajya muri gym bakoze siporo biteguye koko kurwana. Iby'imbunda yavuze ko bari bafite simbizi, ariko mureke dusesenguranire hamwe kuko Jeskizo yavuze ibintu biteye ubwoba ku muntu wese uba muri Amerika. Ikintu kirimo kwica, gukubita imbunda, iyi ni sensitive topic. Ese Badrama we byashoboka kuko yavuze ko Badrama ari uri inyuma y'ibi bintu. Twibaze, ese koko Badrama birashoboka ko yaba ari we wateye Kasuku Jeskizo? Igisubizo ni yego, birashoboka 100%. Kuko reka mbabwire, twari kumwe, yaraje. Badrama nta muntu n'umwe umushyigikiye ibyo akora byo gutuka ubuyobozi bw'igihugu, ntabwo ari byo, no mu muco ntibyemewe. Ni icyerekana ko kubera ko hari amakuru mfite aba bantu Jeskizo wa Mupangwa yavuze ko bamuteye, mfiteho amakuru kuri bo, byabaye ngombwa ko nkora iyi video kugira ngo ngire ibyo nsobanura. Numvise avuga ngo ni batatu ariko mu by'ukuri ubundi ni bane, kuko ubwo Badrama yazaga muri Indiana bakamwangira ko yinjira, yari afite abasekirite bane bamurinze kandi b'abanyamerika b'abazungu. Aba basekirite rero ubona ko ari abantu bajya muri gym bakoze siporo biteguye koko kurwana. Iby'imbunda yavuze ko bari bafite simbizi, ariko mureke dusesenguranire hamwe kuko Jeskizo yavuze ibintu biteye ubwoba ku muntu wese uba muri Amerika. Ikintu kirimo kwica, gukubita imbunda, iyi ni sensitive topic. Ni ikintu giteye kuvuga ngo abantu baje barankubita banta ndi ndembe, ni ikintu gikomeye cyane. Harimo abantu bari kubijyaho impaka bavuga batese nibyo, ese Jeskizo ari kwitatsa, ari kugira gute? Reka byose nze mbishyireho umucyo kuko Jeskizo ndamuzi, namwe ariko mugenda mumumenyera. Hari ibyo ndi bwifashishe muzi, muramuzi, ubuzima bwe bwose abushyira ku karubanda, ubuzima bwe bwose murabuzi, ariko turaziranye nyuma ya kamera. Ese Badrama we byashoboka kuko yavuze ko Badrama ari uri inyuma y'ibi bintu. Twibaze, ese koko Badrama birashoboka ko yaba ari we wateye Kasuku Jeskizo? Igisubizo ni yego, birashoboka 100%. Kuko reka mbabwire, twari kumwe, yaraje mu gitaramo bamwangira kwinjiramo, bamusohora naho igitaramo cyari kubera. Byose narabibonye, hari n'inkuru ndi gutegura, ngira ngo mukore subscribe kugira ngo iyi nkuru maze igihe nyitegura ngiye kuyishyira hanze. Byose ngiye kubivuga kuko ibyo twavuganye nashyize kuri kamera nabishyizeho, ariko hari ibindi twavuganye off mic kandi arabizi ko nabirikodinze. Wenda ashaka kuba atabizi, ariko yagomba kuba abizi kuko yabonaga ko nambaye mic, ariko twari off camera. Byose ndabifite rero, ngiye maze igihe mbitegura nko ncukumbura hasi hejuru, byose maze kubibona, ngiye gusohora inkuru kuko mbona ko wenda nagaciyemo 90% y'abatureba bo muri diaspora. Ni byiza, ariko imibare twereka ko 70% by'abatureba
ntabwo basubscribing. So biba ari byiza iyo subscribinze kugira ngo n'amakuru aje ntagucike, ariko icyo cyo kaba ari agaciyemo, kuko gusubscribing ukajya ureba amakuru y'umuntu nabyo birafashe, byerekana support. Ese koko yaba yarateka suku? Igisubizo ni yego, birashoboka kuko uyu Badrama yarahindutse. Abantu mu muzi kera yarahindutse neza. Safi niwe twaganiriye arambwira ati giye muzi ari mu miziki, muzi adufasha, muzi hari umuntu ukunda umuziki, urwana inkundura ku muziki, ariko ntabwo muzi mu bya politike. Yarahindutse, yabaye undi wundi. Byashoboka rero ibyo Kasuku avuga ntimubyite kwitatsa, byashoboka. Na cyane ko mwibuke ko Kasuku yavuze ngo ngiye gukora ama episode 999 kuri Badrama. Iyi ni impamvu imwe ikomeye ishobora kuko niba buri gitondo na nijoro wirirwa uvuga umuntu uko ubyutse ari uvuga, uko usomye rimwe ari uvuga, uko ugiye kwicyokeza ari uvuga, kubera iki se? Niba ari we uturiraho imibu, kuki we atahitamo kuza kukwereka ko nawe atabyishimiye mu bundi buryo? Nabyo byashoboka. Byashoboka rwose, kubera ko yamuvuze ko azamukora ama episode 999. So ubwo rero undi nawe ashobora kuvuga ati nanjye mu buryo bwo kwikingira reka nze nanjye nkwereke ko ntakinirwaho. Birashoboka rwose, na cyane ko yeruye akavuga ko ari mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kasuku nawe akavuga ko umuntu wese urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nyina azabibonera mishyano. Nejo bundi aherutse gutangaza ko yamwise interahamwe. Bwo namwe murabyumva nyine, birashoboka. Ariko reka dusesengurane video Kasuku yasohoye avuga ko yatewe, hanyuma akavuga ko wamuteye nta shiti ari Badrama. Ngira ngo ku muntu uba muri Amerika hari ibyo Kasuku yavuze bigoye kwemera. Icyambere, niba umuntu yagukubise, niba abantu baje bakagukubita, hakenewe utuntu tw'utumenyetso. Ese yagukubise kuki uterekana n'akantu? Mwibuke ko Kasuku ni wa muntu ushobora kuza kuri kamera akiyambura imyenda akagenda yambaye igituza kiri hanze. Ese uwo muntu yakubitwa ntanerekane koko yakubiswe? Icyo ni ikintu kidashoboka, ni ikinyoma. Ikindi, buriya ku bantu baba muri Amerika murabizi, ni nabyo natangiye mvuga, ikintu kirimo gukubita, kwica, kuko yavuze ngo baje bafite imbunda, intwaro. Iyo ni kesi iremereye cyane. Ntabwo umuntu yaza rero ngo agutere mu rugo iwawe. Muri Amerika babyita gute? Babyita ngo trespassing. Kuza umuntu akinjira mu rugo rwawe byitwa trespassing. Rero kuba umuntu yaza mu rugo rwawe akanagukubita anafite imbunda nk'uko Kasuku bivuga, ibi ni ibintu bidashoboka. Niba byabaye, ntabwo ahantu hambere ho kubivuga haza kuri kamera. Twagombye kubisoma mu binyamakuru ahubwo. Rero niho muri video ubona ko agenda bivuga, akagenda agaruka ku magambo ngo simbabeshya, ngo ngiye simbeshya. Buriya umuntu avuga ikimurimo nyine. Kuza ukomeza usubiramo ngo simbabeshya ni cyerekana ko bishoboka ko yaba ari kubeshya. Ikindi, kuza avuga ngo yakubiswa aterekana ibyo bimenyetso, nabyo ni cyerekana ko bishoboka ko atari byo. Noneho ikirengejeho, muri Amerika ugakubitwa, ntabwo waza kubivugira kuri kamera, ahubwo ubijyana ni ikire guhamagara polisi. Yagombye kuba hamagaye polisi, yagombye kuba hari amareport, hagombye kuba hari udufoto yafashe twa polisi yahageze, utuntu nk'utwo ntabwo twagombye kubura, kuko ni muri Amerika. Ni kesi ikomeye wazanyemo ikintu cyo gukubitwa. Rero tugendeye ku byo asanzwe avuga, isanzwe akora, birashoboka ko byaba ari mu rwego rwo guharabika Badrama nk'uko n'ubundi asanzwe abikora, kuko Kasuku ubundi si umuntu mubi, ariko nyine
ibi bya social media ni naho dusaba ngo bazadufashe. Social media bitandukanira he n'itangazamakuru? Ni ugusebanya, ni ukuvuga ibyo ushaka, ninde ubigenzura? Mama Scovia ninde ushinzwe YouTube? YouTube iri kwande? iri mu rubyiruko, iri muri technology, iri hehe koko? Iri muri media? Ntabwo bizwi. Umuntu araza akavuga icyo ashaka, umuntu araza agaharabika undi ngo nuko ngo ngiye ngo ndi kuvuga ngo mvuga ngo ngiye ngo nshyigikiye ngo nkunda u Rwanda kurusha. Nta muntu ukunda u Rwanda kurusha abandi, keretse wenda ba generali barwaniye igihugu ashobora kuvuga ati nkunda u Rwanda kurusha abandi. Ariko se wowe uje kuri mikoro utukana imvugo nyandagazi, hanyuma ukavuga ngo ukunda igihugu kurusha abandi bose? Ubwo se Dr. Bizimana we yavuga iki? Ba senateri bo bavuga iki? Cyangwa se abayobozi buri munsi bakemura ibibazo by'abaturage bo bavuga iki? Abaganga birirwa bavura abaturage bo bavuga ko bakunda igihugu gute? Ba generali se barwaniye igihugu cyangwa se abasirikare barara hanze ku irondo bo bavuga ko bakunda igihugu gute? Rero nta muntu uko mbyemera, nta muntu yagombye kuvuga ngo akunda igihugu kurusha abandi, cyangwa ngo anabyitwaze. Ni nabyo by'ibi ngibi mubona byatangiye guteza saga. Ba magashi gutukana kugira gute? Ntabwo kuba urarwaniye igihugu ntabwo biguha uburenganzira buruta ubw'abandi bwo kuvuga ngo wowe ndagushyira hano, ngo ngiye nkunda igihugu kubarusha, ngo wowe uri iki, wowe uri kiriya. No. Niho rero dusaba ngo social media zikwiriye kubona umuntu uzigenzura. YouTube ikeneye umuntu ugenzura. RIB yongeremo izi mbaraga, yongeremo akaboko gahana umuntu wese urenze ku mategeko, ku muco, urenze ku ndangagaciro z'u Rwanda. Kasuku rero yavuze ngo ashobora ngo yarakubiswe, aterekana icyo kintu yakubiswe icyo ari cyo, aho hantu yakubiswe hariho, aterekana n'akamenyetso akariko kose. Ariko Kasuku muzi ko ubuzima bwe bwose yabishyize ku mugaragaro. So ni mu rwego rwo gukora content, kandi wenda ni talent. Buriya nabyo ni talent, umuntu kuba ashobora kubonamo ikintu akakibonamo uburyo akibyazamo umusaruro. Ni talent ku ruhande rwe. Azi gukina amakinamico cyane ku buryo n'umuntu ashobora kwibaza se nibyo sibyo. Ibitangazamakuru byose bikandika bigahurura bikandika. Nubwo nabyo mu kwandika ibino bitangazamakuru, mu gutanguranwa inkuru cyane hazajya haviramo gukora amakosa menshi. Ubonye umuntu ya postinze bari banyishe, ariko iyo post ntihagije. Post ntihagije, hakeneye confirmation. Gusa social media nizo zisigaye ziyoboye, nizo mbona n'abantu ari byo bareba cyane bakabihururira kurusha n'amakuru y'ukuri. Ariko icyo navuga nuko biragoye kubyemera. So aya makuru na Kasuku ntazi aho nayakuye, yewe na Badrama ntabwo azi aho nayakuye. Ariko icyo nababwira nuko Kasuku ni ikinamico arimo aragerageza gukina, ni ikinamico arimo arakina, ariko kurikinira ku bandi bantu nabyo bituma umuntu yibaza izi social media ninde uzazigenzura, ninde uzishinzwe. Badrama nta muntu n'umwe umushyigikiye ibyo akora byo gutuka ubuyobozi bw'igihugu, ntabwo ari byo, no mu muco ntibyemewe. Hari uburyo ushobora kuvuga ibyo utemeranya n'abayobozi, hari uburyo ushobora gutanga igitekerezo, ntawe kubuje gutanga igitekerezo, ariko hari uburyo ushobora kugitangamo mu buryo bwiza, igitekerezo cyawe cyukumvikana. Kuko buriya niba udashobora gutanga igitekerezo cyawe
ngo cyumvikane ahubwo ukifashisha ibitutsi, ni icyerekana ko udafite ubushobozi bwo guhangana n'umuntu ngo muganire koko cyangwa werekane ukuri kwawe. Mu muco wacu icyo kintu kizongerwemo, kujya impaka zubaka, mukajya impaka, ukajya impaka n'umuntu uti ibi ngiye simbyemera, ibi ndabyemera, ibi simbyemera, mukajya impaka mukaganira. Niho rero utemera ibyo undi yakoze atagombye kumutuka. Nukunenze nawe utagombye kumuhutaza. Akanenga nkabyemera, ariko tukabasha kujya impaka, tugahangana, tugatongana. Hanyuma muri uko kujya impaka kwacu hakaza kuvamo ikintu cyubaka, tukagira ingingo twemeranyaho, hanyuma tugakomereza urugendo. Hatajemo guhutazanya, gutukana, ibi byo kuri social media, guterana amagambo ngo reka nze mushyire ngo mwanike muhe ngo imyanya y'ibanga. Ibyo bintu ntaho bizatugeza, ntaho bizatugeza. So bashimire kuba mwarebye video. Kasuku turamumenyereye, abamuzi mumusapotinge, ariko abamwegereye mumugire inama. Ntabwo ari byo gutukanira kuri social media, ntabwo ari byo kuza ugereka ibintu ku muntu nta bimenyetso ushyize hanze. Sinanze ko bitaba, byaba birashoboka, ariko ibimenyetso biza imbere, ibimenyetso biza imbere, biza imbere. So ndabashimiye, turaza guhura mu zindi video. Mfite video nyinshi, hari iyo ndi gutegura nayo nzayibagezaho muri iki cyumweru. Ndabashimiye cyane, ciao bye.